nyuma yuko dutangarijwe ko hari amavugurura ateganijwe gukora muri Pi Network bikaba byazana nyine umusaruro cyangwa se bikaba byashyira Pi ku iterambere rituma ikoreshwa mu buzima busanzwe, cyane ko ari nabyo benshi binjiye muri uyu mushinga babwirwa kigambiriye kuba yakoreshwa mu buzima busanzwe nko kwishyura serivisi cyangwa se kugura ibicuruzwa bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku minsi 90 ishobora gutuma ibingibi bishoboka cyangwa se habaho impinduka yaba mu mikorere n'imikoreshereze y'uyu mushinga wa Pi Network, bigatuma nyine hari bimwe aba developer cyangwa se n'abayikoresha bageraho mu buryo burambye. Hano ni kuri Rugwiro Prozone Official, ibiganiro byacu bizibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Ujye ubana natwe mu biganiro byinshi turushaho kukugezaho, hanyuma tubane mu urwo rugendo urusheho kungura ubumenyi. Uze gukanda subscribe ubundi usharing iki kiganiro. Igihe cyo gufungura rero ibijyanye n'amavugurura muri Pi Network nicyo tugiye kuganiraho. Twari tumaze gutegereza imyaka itari mike dukoresha amafaranga atari make tugura internet, ariko igihe cyo kugira ngo habeho amavugurura ifaranga rikoreshwa mu buzima busanzwe cyatangajwe. Bishobora kuba byahita bikorwa ku kanya cyangwa se ntibikorwe. Nuko bimeze kuri Pi Network n'indi mishinga ya blockchain. Hari igihe amakuru asohoka ariko nibite byubahirizwa. Ubu nibwo igihe cyo kugira ngo turebere hamwe ibijyanye n'amavugurura aba developer bahawe gishobora kuba cyakirwa mu bikorwa. Iby'ingenzi biteganijwe kuba byaba mu minsi iri imbere, hari ibintu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi, ari byo byatangajwe ko bishobora kuzashyirwa mu bikorwa kuri iyi tariki. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane hateganijwe ikijyanye na PRCA. Iyi ni International Token Standard, izafasha gukoresha token muri Pi ecosystem. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu hateganijwe Smart Contract version 23. Iyi ni technology zatuma aba developer bashobora gukora dApps kuri Pi Network. Ibi nibyo rero bizagena niba Pi ishobora kuba blockchain nyayo igakoreshwa n'abantu cyangwa se niba bizaba speculation gusa, kubera ko ubu tuvugana muri Pi project harimo ibyiciro bibiri. Hari abemeza ko yamaze kugera ku ntego zayo, bagira bati bakoresheje community mu nyungu zabo bwite zirimo no kwamamaza. Abandi bati mu yihe igihe izabyubaka. Ibintu bine kuri blockchain igomba kuba ifite kugira ngo tuvuge ko ikomeye ni ibi bikurikira. Kugira ngo blockchain igere ku gaciro nyako igomba kugira ibi bintu bine by'ingenzi, nibwo tuvuga ko iyo blockchain ikomeye yubatse mu buryo ishobora gukora byinshi bitandukanye. Icya mbere ni smart contract. Muzi neza ko twagiye tuyisobanukirwa mu biganiro byacu bitandukanye uburyo amasezerano yikora automatic, hanyuma ibyo uguze ukabigezwaho, hanyuma n'uwo wishyuye amafaranga akamugeraho ako kanya, ariko kandi ya order mwakoze ikibika kuri order book kugira ngo ibyo byose bizashingirweho bareba niba iyo blockchain ikora neza, network yabikora neza n'ibindi bitandukanye. Haza kandi dApps, kubakira application zikora neza kandi zikaba zifitiye inyungu abanyamuryango. Zisaba kandi abakoresha iyo project banyabo muri Pi bo iki ngiki cyaravivutse kubera ko tumaze kurenga miliyoni 100 amafaranga nyayo agenda muri systeme. Mu gihe mumaze kubaka system mugomba kuba mufitemo amafaranga nyayo. Murabizi nyine ko muri Pi ho haracyarimo akabazo gato kajyanye no kuba tugikoresha igice cya mainnet na testnet. Ibi ngibi mu gihe testnet zaba zirangiye, Pi isobanura ko ikoresha testnet mu buryo bwo kugira ngo abanyamuryango cyangwa se abapiyoniye batagwa mu gihombo. Mu gihe byaba birangiye rero babona ko byose twamaze kubimenya, iyi blockchain yabiraza kuba yujuje ibisabwa. Niba hari kimwe kibuzemo mu byo twari tuvuze kuri blockchain, ntabwo bishobora kuba byakunda. No kuvuga ngo ni nko kuba wenda moteri kugira ngo yake hari ikintu kimwe kiburamo kandi mu by'ingenzi bituma yaka. Ibi bine iyo bimaze kuzuzanya rero project cyangwa se na blockchain muri rusange zirakura zikagira utility iri hejuru kandi agaciro nyine kagakomeza kugenda kiyongera. Strategy ya Pi Network rero, Pi Network ifite uburyo ikoresha kubera ko batemera ko umuntu wese akora token uko yishakiye mu buryo bwo gukumira ibijyanye na scams cyangwa se ubwambuzi. Bagomba gukora product ifite umumaro, igomba gukoreshwa n'abantu nyabo kandi igomba kwemerwa na ecosystem. Bijyanye na strategy ya Pi Network bivuze ngo ibijyanye no kuba baregwa gukora scam cyangwa se gushaka inyungu mu bakiriya,
binyuze mu matokeni baba bakoze kuri Pi ntabwo bikunda. Reka dukomereze ku kindi gice kijyanye no kuba ibingibi bishobora gutuma liquidity iba nziza, ariko binashobora gutuma aba developer bamwe batinya kubaka ama application. Ntabwo ari buri mu developer wese wubatse application ngizatsinda, ahubwo bazatoranywamo abeza inziza nyine arizo bavuga bati izi ngizi ziratsinze, dushobora kuba twazikoresha, cyangwa se izi ngizi nta kirimo reka tuzihorere. Niko bigenda buri gihe. Hanyuma ibyo dushobora kuba twakitega cyangwa se ibyago bishobora kubaho mu gihe amavugurura ari kuba, nibyo tugiye kurebera hamwe. Ibyago bishobora kubaho niba control ari nyinshi cyane, aba developer bashobora kutubaka app. Mu gihe Pi gishyiraho gukanira gutya, aba developer bamwe na bamwe bacika intege mu kubaka ama application. Niba projet rero zigenda ziba nkeya kuri system ya Pi network, ecosystem icika intege. Niba kandi ecosystem itariho, Pi ntabwo ishobora kugira agaciro gakomeye. Ni ukuvuga ngo byose bigomba kuba bihari kugira ngo Pi ibashe kuba yagenda neza. Tugiye gukomereza ku gice cyitwa reality check, ukuri kwa Pi network. Pi network ifite abantu benshi bayikoresha. Igihe yubatswe ni kinini kandi ifitemo n'ikindi gice kijya kigorana kijyanye na hype mu buryo bukomeye cyane, ariko iracyabura ibijyanye na dApps zikomeye, amafaranga nyayo muri ecosystem, ndetse n'abayikoresha basobanutse neza. Niba smart contract zisohotse nta app zihari zigiye gukorana nazo, abantu kugirira icyizere projet bigomba guhita birangira ku kanya. Ni ukuvuga ngo tugendeye ku kuri kwa chain cyangwa se the chain of true, ni ukuvuga ko ukuri guhari kwa nyako kugira ngo ibi byose bateganya bibashe gukunda, nuko ugomba kumenya ko nta smart contract nta dApps twabona, kandi dApps nazo zidahari nta bantu banyabo bashobora kuguma kuri iyi projet. Nta bantu banyabo nta gaciro gahari. Bisobanura ko project ya Pi network ikintu cya mbere igomba gushingiraho ni smart contract. Smart contract ikayihereza dApps, dApps ikazana abantu nyabo bashobora kwizera project bagashoramo amafaranga, hanyuma abantu bagatuma agaciro ka Pi gakomeza kubungwabungwa, value yayo igenda neza. Ibi byose bitabayeho icyitwa agaciro ka Pi cyaba inzozi gusa. Ibyo turi gusobanura twebwe nk'abamayina twamayininze Pi, hanyuma Pi ikora byose bishoboka, ama application yarubatswe. Ikibazo dusigaranye ni kwibaza tuti ese ninde muntu ufite projet isanzwe ikomeye ikora, witeguye kuba yatanga ibicuruzwa bye ku giciro abanyamuryango ba Pi babwiwe, kandi nabo bashaka gutangaho product, kwishyura nyine izo product ngo bazihabwe bakarekura izo Pi. Uri umucuruzi ushobora kuba warekura ibicuruzwa byawe ku giciro cya GCV ugereranije nuko Pi yubatse. Baracyabura byinshi rero birimo nko gukora smart contract imeze neza, gukaza imikoranire na Stellar protocol n'ibindi byinshi bitandukanye bashobora kugenda bagezaho abanyamuryango umunsi ku wundi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza muri rusange. Navuga nti kuri Pi ntabwo aka kanya ikibazo ari abakora mining, ntabwo ikibazo ari igiciro, ahubwo kuba team irakora iki kugira ngo ikonveke ba bantu bafite business nini, izina rikomeye, kugira ngo babashe kuba bakwibona muri uyu mushinga. Abantu benshi bakomeza kugenda batera icyizere. Icyo bisobanura nuko nkuko usanzwe ujya kugura wenda nka product ukavuga uti kwa runaka bagira product nziza bitewe n'icyo ushaka, na Pi igomba gukonveka buri muntu wese ukora transaction kuri blockchain, ikamubwira ko nyine aribo bakora ibyo bintu bihutisha. Bashobora kuba udakoranye nabo nyine hari igihombo ugomba guhita ugira ku kanya. Mu gihe cyose batarabikora gutyo rero turacyafitemo ikibazo kandi gikomeye cyane gishobora gutuma agaciro ka Pi gakomeza kuba mu magambo gusa, mu bikorwa tukaza kuza kubibura. Reka dutegereze ibyo batangaje, hanyuma turebe nimba bishobora kuba byageza Pi ku gaciro nyako, kandi abapiyoniye nyine bakabona umusaruro w'imyaka tumaze dukora iyi project. Injira muri group yacu ducishamo amatangazo ajyanye na blockchain unyuze muri video description handitsemo
hanyuma tujye tubana mu biganiro turushaho kugutegurira. Ni nako dusoje ikiganiro, nshimira mwebwe mwese twabanye kugeza kuri uyu munota, ngira ni mwakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.